ya ewe akuzi kabapangayi we ameza amaze kuba menshi dore cyamurana ameza 3 keza ako keza we keza napfa kumubabarira mukoga mwiza nawe uriye napfa kumubabarira Yesu we inda kamanze nkubitemo icyangwe ako se ni nambara neza buri abaranyishurara nambaye neza barigira ngo mfite amafaranga ako narebeka nkubitemo icyangwe dore ewe Mkuru arihemwa mkuru anje mali mu kikwane ari gutunganya Abakikane ari gutunganya ibyo ariko wajana gukora iki aje kubasura gusura kubasura gusura ni byiza umushitsi n'umugisha kuri noheri gusura ewe akora ingenzwa n'indari indagenda yari yo kungenza mwanza nariye nahaze asajye njye mubwire hozo wikeka ako naje kubasura bisanzwe nanabafasha gucapurisha batetse burangiye ndafasha ara amazi yo koga ari guteka amazi yo kugashizeho ubundi no mu rugo nge nta kintu njya nywa. You know me? I lose You know me? I lose the sentence to Patrick mukuru wawe ntabwo njya nywa ngene hagazondo umuseremo ariko namora kugana amahoro ndagenzwa n'ibintu byiza gusa dana ka business turi gupanga tugiye kuzakora mwari no minsi kugira aho ariko umushinga sigaro umujura wiba wowe uri muremure yanikinye kujyanye mu uba televiziyo binibyo ntabwo njya niba duba bambeshyera ngo winjiyemo aho iyo umuntu sohotse televiziyo irabura ibyo nibyo aho iyo umuntu amaze kuba umukire baramubeshyera Yesu we n'igisheke ye nakugura n'igisheke dahano karya nuko umuntu Suite de Belgium kote ryo mu Budage Yesu we bana n'ibiraya hano wowe cyangwa indesi wowe ifashe ku ngufu anje ntabwo nafatiye ne ku ngufu mwana yanyangaga mwa uri hehe ya abakozi banje bari he bagiye uziko ariko nanone iyi nzu we mbega inzu yuzuye vuba inzu natangiye kubakisha ndi muri Belgique urabona ukuntu ariko nanone ni byiza cyane urabona n'amatungo abari kuza kuharishiriza ariko ndaje ibi bikozi ndaje mbyereke uziko uyu munsi menya bitanakoze ndaje mbyereke ndangiye Beyonce ndangiye Beyonce ndabarotaga wakigoryoye nago mbateta bishamwa Yesu we ndagaswe mando wo gutereta marina Beyonce mana nyida ariko ni mwiza Beyonce namubonera ingozi nta wabona naramuruse ari kumva genda ari kumva isaha dusanga nyaro kuntu byagizeho oya narose ariko kima ndahoya nikuri ikibanza kinini kibanza Ndiga amatwi kugira ngo numve satani nagize hari uburyo agwayemo ubwo ari ikibanza ariko ntaribi nagize ngo ako byagizeho muri izo nzozi ari inzozi zikabya ariko biriya biravuga nibyo ihene warayimokeye ntabwo nigeze Yesu we indaya mbaya ihene buhene uretse rimwe I lose You know me? I lose cyagiye ho ihene ubundi ntabwo nigeze nyigiraho nta nubwo ntarimwe mukanya bitangaje uzuma mamagara Simani Patrick aratetse natetse okay naye naho ubundi iyo hene babashira ihene nayo byarangiye barabizi karibu
ntabwo ndagira ute ntabwo urarya Bon appétit, bon appétit. ndarya nibyo byanzinduye zizana mu mazi Ndayazanye. Ariko mwizere mutabatwika dore birashushe. reka gusugira turye mwa ibitekerezo urakora muri Mpbest uhita utaha nyakaye nagukubita n'ugana n'iwanyu ni iwanyu se witonde ntyo okay Ubwo tugeze hakurya buriya sinanakuzi. ntabwo inkubita ubundi wowe ibiryo Yesu nk'abantu baba bakomanga God have mercy upon us. Yesu Diga amatwi kugira ngo numve satani. Diga mbwisa. Landlord ngwinurye Ndaje. birahari n'amafaranga Kawunga. Landlord Muri iyi minsi kawunga buriya kawunga ni ibiryo byiza birafasha. Yesu kawunga birahari Iyi kawunga twaritaga lebalo. mani miragoro uracucu Ariko miragoro mumeze neza. tumeze neza Ke twarayijyaga. murayirya akantu kamwe. kabisa Neza cyane. iminsi myinshi ariko iminsi myinshi Jesus! Jesus! Yesu we. Ewe, busurungiye kugenda nari. Ariko ibyo gukora byose n'umunani. Kambe ngiye ejo. Yesu arameninwa